We wanna breathe, our lives matter. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Please cover her face, Imani as Dezo. She's very young, we are asking for help, standing next to the dead bodies of our bloody friends. Organizations in charge, do your part, save Banyamulenge. Yes. Mumeze gute bakunzi ba USARIRE NAWE TV. Twebwe ko muratubona tumeze neza, turashima Imana. Nawe utameze neza wihangane. Nta mvura idahita. Uyu munsi wenda biraza gukunda. Turabafasha gusenga Imana. Slogan ya indi tuza tuja kure nayo no kwisanga tukisanzura. Umutumirwa wacu akabasangiza ibimurimo. Hari kandi kavuga ngo ngira nkugire kugira ngo tugeraneyo. Urumva ntaho wogera utamfite nanje ntaho nogera ntagufite bisaba ko tuba turi kumwe kugira ngo tugeraneyo. Kuri microphone ni wa wundi muzi mumenyereye umutoni nyabatoni nja gutonesha ndatoneka. Nkuko twabibabwiye ni uyu mutumirwa wacu umuhungu mwiza cyane, umuhungu wirabura ariko si cyane, afite n'inyinya nibaze ko inyinya y'ibitapfuye ubusa. Umeze neza? Ya meze fresh, meze neza cyane. Umustar. Aha, Yesu niwe mustar twebwe nyine. Haka turaba star kubera Yesu. Uyu ni umustar King Paccy. Niwe tugiye kuganira nawe, abantu benshi baramuzi. N'abatamuzi nakajyo keza kugira ngo mubashe kumumenya. Tugiye kwibwira abantu badukurikirana. Nitwa King Paccy, nyamazina nkoresha. Amazina y'abavyeyi ni Mbonyengabo Pacifique. Yandibaza nibyo nk'abantu umunyamurenge. Amazina King Paccy ni ukoresha kuba kubonye ijyambere uyakoresha? Nyakoresha muri carrière ya muzika cyangwa se ya cinema. Nama social media yanje yose ni King Paccy. Uyu munsi ko turaganira na King Paccy kuri USARIRE NAWE TV, kurimva ndishimye. Kuri USARIRE TV na ahantu heza habe ibiganiro byiza cyane. Yanguwe neza cyane kwa mwanyakiri. Turabyishimiye natwe, turakwishimiye wiyumve wisange, niko twatange tunababwira ngo mwisanzure kandi tuba dutonesha ntago tuba dutoneka. Ukumva gute wowe ntiwabona ko ari byo? Nabibonye nabyumvaga nkagira ngo na magambo, ariko ndi kuyibona kabisa. Muratonesha nimwe ba mbere. Wavuze ko uri umuririmbyi, tugiye gutangira turirimba. Shaka iyi ndirimbo iyo ariyo yose ushaka. Kandirimbe ku ndirimbo ya Save Mulenge ivuga ngo we wanna breathe, our lives matter. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Please cover her face, Imani as Dezo. She's very young, we are asking for help, standing next to the dead bodies of our bloody friends. Organizations in charge, do your part, save Banyamulenge. Wow, thanks cyane. Reka ari naho ntangirira, mpaye kabisa amagambo ntangiriraho bona ari nyafite, ariko reka dutangiriraho kubera ko ari byo bije. Iyo ni indirimbo nibaze ko abantu benshi bayibonye, ni indirimbo ya Save Mulenge yahuriyemo abastar benshi baririmba ibujumbura cyangwa se bakora umuziki nanone bibujumbura b'abanyamurenge, kandi tuzi ko iyo ndirimbo ari yawe. Inspiration yo kwandika iyo ndirimbo yavuye he? Nzigiye kuvuga inspiration kwa Nyarugabo. Iyo nayo turayigira. Inspiration yavuye mu bintu nyine Abanyamurenge amaze nk'iminsi. Tambariri iwacu ni yatumye ngira ico gitekerezo. Nero maze kugira ico gitekerezo ndeba kubikora nje nyine, mbona wenda araho bitazagera. Ariko ndavuga ngo reka negera abagenzi banje bayani Bujumbura, negera abarimvyi b'Abanyamurenge nshoboye kuba nabona. Abo nabonye ngira ngo ni nka 80% y'abaririmvyi baba hano. Nabo ntabonye wenda suko nabasuzuguye, ahubwo hari izindi mpamvu zabiteye. Nanje mbarimo tagezeho. Nabo barimo. Niyo mpamvu nyine tutagize views nk'ibihumbi 100, ariko wenda y'ubutaha uzaza moto naribi. Baraje baranyumvira kabisa, turakora. Mbaye igitekerezo ciza baragikunda, bose nasanze bafite uwo mutwaro
kuko bose n'abanyamurenge gutabariza iwabo nta muntu twari kurinda kwinginga cyane ibintu byinshi barabyumvishije baraza asigaye dukora indirimbo igera kure. Bari benshi kandi barumvishe baraza ariko nyamara kugira ngo correction cyangwa ushire abantu bangana kuri ubashire hamwe nibaze ko ni ibintu bitaba byoroshe kugira ngo bashire hamwe ubumvishe gukora igikorwa kimwe mwicare muhurize ku kintu kimwe ntibyakugoye nizihe mbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi ntizabura akantu gato buri akaba gafite imbogamizi ariko imbogamizi nawe nazo gusa ni muri production ngiye twageze nyine mu kazi ariko mu kubitegura ntibyangoye cyane narabahamagaraga kuri telefone bamwe abandi nkagera aho bari biranyorohera tugeze muri studio rero challenge nabonye gusa nuko tutababoneraga rimwe kandi umwanya wa studio nyine ubuhenze ariko byose byagenze neza kuri video ninja yikoze urumva ntabwo byangoye cyane nubwo nyine byangoye mu bukeya nanze kugora abagenzi banje kugira ngo bumve ko ari ibintu nyine biri simple gukora ya challenge nawe nazo ni nkeya kabisa bitewe n'ikintu cyari kindimo nabonaga nta na challenge cyane kubera ko numvaga ndi kubyikorera ku giti cyanje n'ubwoko. Twari tuvuze indirimbo niwe wayikoze byose wari umu producer cyangwa byari bimeze yesobanura abantu kubera ko wavuze ngo wanze kugora abagenzi bawe tumenye uko byakozwe nimba ari ngombwa. Ya urebye ntabwo navuga ngo ndi producer ariko araho tuziranye nyine babimfashijemo ahubwo ndi umudirector nkora ama video niyo mpamvu navuze ko video singomba kubagora mu gihe nshoboye kubyikorera cyari gikenewe ni presence yabo kandi barabonetse nubwo batabonekeye rimwe nyine nkuko nabivuze ariko byagenze neza cyane kandi ndabashimira bivuye ku mutima pe ndabashimira cyane kandi nabo barabizi nabo barimo banshimira nyine ko bose barafite uwo mutwaro kameme. Ni ukuvuga ngo uburyo bw'amafaranga wayi financiere niyo tuvuga byose byavuye iwawe? Ibyo tubyiyora iby'amafaranga kuko nziko wenda nta n'amafaranga menshi yagendeye kuri iriya ndirimbo Imana bibayemo nyine bigenda neza tu. Yes, ubu ngubu turi kumwe n'umuririmbyi aririmba umudirector umukinnyi wa filime ko wakorana imirimo yose kutasigiye abandi. Imirimo ni myinshi hari abahinzi hari aborozi hari abakora mu mabanki so ndumva ntabwo mfite imirimo myinshi cyane ahubwo ndi gushaka kwiga ibindi byinshi cyane nzakora biracyari bikeya ahubwo. Muri ibyo byinshi ni iki kindi kandi ushaka kwiga? Reka mbigire ibanga bazabibona tu ari ibintu byihisha nyine bazabibona cyane ahubwo ngera uzobana pasteur theology ningaho cyane ahubwo baba bansengera kwivuga butumwa. Bro ko turaganira uri umuririmbyi umuziki kandi cyane uri umunyamurenge niko watangiye utwibwira umuziki nyamurenge ubona gute? Umuziki wacu rero murenge ubona nyine nkaho ari umuziki uri kuvuka kuko abanyamurenge benshi ubu ngubu bari kwitahura umwana aravuka agakura agasanga hari umuziki w'abantu biwabo bari proud yo kuvuga ko bari iwabo cyangwa se bakuvuga iwabo batari iwabo sibyo ko abari ruguru iwacu ari bakeya bose bari muri diaspora. Ndavuga diaspora no guhera hano ibuvira wambutse umupaka gusa babaye mu diaspora. Fete tuvuge mu Burundi kubera ko uvira ni Kongo nyine. Nyamuze wambutse uvira ubundi ugere Burundi nyine gweri Burundi ukagenda ukashika muri Australia n'ahandi hose ni muri diaspora ya Kongo. Rero abahanzi benshi bari muri diaspora abanyamurenge abari muri Kongo ni bakeya wenda simbazi wenda ntibobura ariko muri diaspora ko barakora neza cyane ko barakora nubwo bakiri bakeya dukeneye benshi baze twubake industry
tubone aba manager, aba producer beza b'abanyamurenge, abashoboye kugurisha umuziki b'abanyamurenge kugira ngo tubashe kuba twagira natwe industry ya bitaro kuririmba gusa. Turi mu bihe bigoye iwacu urabizi, hari umuririmbyi aheruka gusura cyane akarere vuba, Adrien Misigaro. Hariyo abantu benshi badashobora kubyiyumvisamo, ndetse hari n'abandi bihakana ko ari abanyamurenge bivanye nuko bakora cyangwa se n'ubustare bafite, ntibumve ko bashobora kuvuga igihugu cyabo. Ariko kubona umuririmbyi nkawe avuye muri Etazini, nibaze ko ari yaba agiye gusura ababyeyi iwacu, niki wobwira uriya muntu? Vraiment njyewe yankoze ku mutima, narishimye kandi ndanamushimiye. Wenda kuri wewe umuntu w'umuririmbyi w'umustar ushobora gushikana ijwi ryawe kure, niki wobwira bagenzi bawe bumva ko ibintu byose bigomba kubera muri diaspora gusa? Adrien ndamushimira cyane. Ibyo yakoze ni ibikorwa by'abagabo. Uriya iwanyu ni iwanyu, nubwo haba hameze nabi, nubwo haba hari intambara, niyo hakubyaye intahandi yawe kubyara. Niyo mpamvu rero mushimira, kandi ibyo mushimira si uko yagiye, ahubwo nuko ari gutanga urugero rwiza. Uko yagiye iwabo, wakorera iwabo ntabwo baba bategereje amashimwe menshi. Gusa icyo mubwira nuko yabikomeza. Buriya ibintu bibaye akenshi n'abandi nyine bagira inyota bakabikora, n'abandi nabo mbashishikariza kubikora. Natwe turabifite n'abandi bahungu, ari byo turi gupanga. Inyota ya mbere mfite kuba ntarava mu Burundi nuko ngomba kuzagira iwacu nanjye nkasura nkareba. Nubwo yo utabujanye ibikorwa byinshi cyane, bikeyo ufite gusa ukagerayo ukareba. Nje ndakumbuye cyane, kabisa ndakumbuye kugera hari ahantu. Yarige nabonye Adrien yazamutse, byaranshimishije kuba yarakoze n'ibikorwa bikomeye cyane. Ni byiza iriya association yiwe kabisa, abantu bayitere inkunga y'ubwoko bwose, y'amasengesho n'ibindi bitandukanye kugira ngo ikomeze itere imbere, ikomeze ifashe abanyamurenge. Numva vuba cyane nanjye tuzojana nawe. Aya usarire se twayisiga. Nibishoboka. Ya vraiment n'umuntu w'umugabo, n'umugabo cyane, n'urugero rwiza ku bandi. Nibyo novuga, Imana imuha umugisha kandi mukomereze amaboko. Hanyuma reka tukugarukeho, wavuze ko ukina sinema iki niki, tubwira amakuru bimeze gute? Sinema rero nakantu kanje nyine cyo kuva kera. Sinema narayize mu ishuri. Rero natangiye kuyikina 2017. Twakinaga serie yacaga kuri Authentique TV. Hanyuma nza gukomeza buke ariko akenshi singaragara cyane ku screen, nkabikorera inyuma. Ariko ubu ngubu aribyo ndi gutegura, n'ubu mwadusanze turi mu myiteguro. Ari serie turi gukora yitwa Umwana wundi series. Ni serie zazica kuri channel yitwa Icambu Films. Vuba cyane baratangira kubona ibikorwa byayo. Wow, nukuvuga ngo hatuvugana muri mu Burundi hari igikorwa ufite ugiye kwereka abantu vuba cyane? Kirahari kandi kiri big kabisa, kinini. Kandi harimo surprise y'abantu muri USARIRE muzababona. Abantu bo muri USARIRE cyangwa bazodushigikira tuzobabona he? Wabona tugutwaye sa amafaranga se. No kungura kabisa. Ndewe ko ibintu bya filme niki sinzi. Katurebe tuzoreba ibiri imbere. Oya bavyitege rwose, bavyitege bagenda bakore subscribe kuri iyo channel. Ibintu ni byiza cyane, bagiye kubona filime nziza, ntabwo ari filime iri comedy, ni filime y'amaseri y'ubuzima busanzwe. Filime nyafilime nyine, filime y'abantu babyigiye kamere murabyumva. Turi mu Burundi tumenyereye comedy, tumenyereye n'ibindi, bona filime zirahaba si cyane. Ni irihe tandukaniro muje none kutwereka ritandukanye n'ibyo dusanzwe tureba cyangwa se n'ibyo dusanzwe tuzi hano mu Burundi? Mu Burundi rero sinavuga ko wenda filime zidahari, zirara ariko ni nkeya. Ubu hagwiriye comedy cyane, ariko abantu bose ntabwo bakunda comedy. Wenda hari abakunda kureba filime nyine zirimo ubwenge, zirimo message, filime umuntu ashobora kwicara akarebana n'ababyeyi.
ya nizo nabazaniye rero kugira ngo abantu bishime kandi twigishe societe kubana neza. Yes. Ukiri aho ngaho hari imyumvire imwe tugifite ugasanga sinzi nkamwe ugasanga umuntu agiye novuga ngo resources zimene cyangwa se abantu mushobora kuzokinana ugasanga biragoye kugira ngo babone bivanye n'imyumvire tugifite ukavuga ati wapi baranyita ikirara baragira gute. Wowe umuntu uvuga nk'ibyo bintu nk'umuntu uri umudirector niko bavuze urakina filime ibintu nk'ibyo abantu bagifite iyo myumvire imeze gutyo. Abantu bafite imyumvire imeze gutyo rero kino nababwira tiba bazi filime cyareco uko filime umuntu uzi filime nyabwo yambara karakteri y'umuntu mubi kugira ngo abashe kuba yamuha ubutumwa. Tuvuge nimba ushaka kwerekana ubutumwa bwiza ushaka guhugura abantu wenda bakora ibintu bibi bicana bagira gute nta kuntu wabikora udafite umukarakteri uri kwica abantu. Rero umuntu uba wemeye kwambara ya karakteri yo kwica abantu kugira ngo atange message numva ni umuntu uba witanze kugira ngo message zigere kure. Rero nje sinumva ko ari ibintu bishobora kuba byabangamira abantu wenda ngo n'uburara ngo nibiki bashaka gukinura n'indaya kugira ngo indaya nizibone ya filime yawe zizakizwe. Aho ngaho ahubwo niwe Imana ishobora guhemba kurusha wa wundi witwaye nka pastor. Yes, uvuze akantu keza turakora tugatukwa tukagira gute kugira ngo ababibona tubabera isomo cyangwa se bagira isomo bakuramo kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo. Abagifitiye rero iyo myumvire yo kuvuga ati njewe nakinye ngundana n'umuhungu, njewe nakinye ndindaya mugani nkuko bivuze, njewe nakinye mfite umutima mubi, uwo siwe muntu uwo mubona inyuma siwe muntu. Ayo namagambo cyangwa se niki ibyo ni urugero rwiza tubereka kugira ngo mukuremo nyina amasomo. Reka tugaruke gatoya turasubira wenda tuze kugaruka kuri filime yanyu tugaruke ku muziki. Hari indirimbo umaze iminsi warashize hanze imaze iminsi si myinshi cyane ivuga ngo abeza ntibarama. Ku bantu batabizi iriya ndirimbo wayiririmbiye bande cyangwa se byari bimeze gute? Iriya ndirimbo ni true story yanjye ni ibintu byambayeho kandi benshi barabizi. Mugihe nasohoye iriya ndirimbo nari maze gupfusha abantu benshi cyane muri famille. Hariho umusaza witwa Kabarure Obedi Sebasonera ni data wacu kandi mu Banyamurenge arazwi niwe wari uyoboye groupema ya Bijombo. Niyo groupema Abanyamurenge bonyine bafite yemewe n'amategeko ya Kongo. Rero urumva ko ni umuntu ukomeye w'agaciro dukwiriye kuzirikana. Hakaba n'undi nawe yaguye avuye mu kiriyo ciwe yitwa Rafael nawe ni data wacu. We byari birenze kuba data wacu yameze nka papa kuri njewe kandi we twari tumaze nyine igihe gito tumenyanye hafi nk'amezi 6-7. Abumva iyo ndirimbo wenda bazabyumva zose narabiririmbye. Sorry. Muri ico gihe hapfamo undi data wacu nawe w'imfura kuri ba papa. Mbese nko mu mezi 2 kwezi gutya 2 sinzi ko arageze mburamo abantu 3 kandi abantu b'intwari bakomeye. Ndavuga ati ngomba gukora ikintu basi kizahoraho kinyibutsa aba bantu vuga ibigwi byabo. Ni muri ubwo buryo rero nakoze iyo ndirimbo. Wavuze ko ni baso wanyu muravukana ikindi kandi ni intwari. Kuririmba waririmbye uririmbira kubera ko ari intwari cyangwa se kubera ko ari abafamili? Byose navuga ko nabigendeyeho kameme gusa nyine kubera ko barabitekereza hari izindi ntwari wenda zakoze ibyiza kubaruta cyangwa se ntawe ushobora gukora ibyiza kuruta uwundi umuntu akora uko ashoboye bivanye n'ubushobozi cyangwa se n'igiharimo. Hari izindi ntwari nyine bavuga ati ntiwaririmbye waririmbye kubera ko muvukana ibintu nk'ibyo.
ubundi ushobora no kwibaza tese ko ari intwari ko nta bandi babaririmbye. Oya ndabona nka GALAS yaririmbye Maître Bukuru Ntwari n'abandi. Ego ni ibisanzwe izo ngibyo. Bukuru nawe ni intwari kandi turamukunda twese. Rero kubona araririmbye bariya taco bitwaye n'abandi bazabaririmba buri wese azaririmba uwo yiyumvamo cyangwa se uwo yakuye inspiration. Cyogenda gusanga uririmba ibintu byose mu mutwe ntabwo bikunda. Inspiration nakoze inspiration mwacu rero ntabwo ari mbi nundi n'abantu bakomeye nundi muntu ari kuririmba ariho ibyivugo bigiye bitandukanye bivuga kuri Rose mushefu witabarutse hariho mbese imivugo myinshi ni umuntu ukomeye bagisara baje kumushingura Bukavu abenshi baramuzi abantu bakuru baramuzi rero ko naramuririmbye suko nagendeye usanyina ngo umuntu mu family ahubwo umuntu navuga ko naririmbye usabimvuye ku mutima cyane ni Kizee Verdum yari umuzeyi kabisa wa undi yari yarasimbuye papa ariko n'abandi nabaririmba ntaco bitwaye ntaho ndaja indirimbo zirahari nyinshi tuzakora indirimbo yewe nketse gusa kuba tari intwari wenda tuzakuririmba nibisanzwe ahubwo uburyo burakenewe kandi ababadukurikirana babyumve kugira ngo tubahe noneho ibikorwa byinshi suko nibazane nyine amafaranga dukora ibintu ibintu biravuna kabisa ariko nyine tugenda dukora uko dushoboye tugaruke kuri inspiration kwa Nyarugabo. Inspiration kwa Nyarugabo ni novuga ngo nakantu kariho muri iyi minsi ya vuba kuri we wiriya album ya GALAS wayibonye gute donc nk'umunyamuziki mbaje neza nk'umunyamuziki ni album nziza ikoze neza yanditse neza nuko navuga nk'umunyamuziki yanditse neza ubwo se uri umufana wiwe cyane ndi umufana kabisa arabizi abantu benshi hari abamuteye utwatsi nagiye nsoma amakomantere yiwe ati karashira ubuzima bw'iyo mu kaga karagira gute kandi umuntu wese afise droit yo kwiexprima kuri wewe mugenzi wiwe w'umuririmbyi ubivanye n'amagambo aremereye yagiye aririmba wenda nyine nkuko abantu babivuze bomushira mu kaga cyangwa iki iwe mugabo arakomeza ibikorwa byiwe niki wowe yavuga wowe amagambo sino yatindaho cyane uko buri wese nyine avuga bitewe na connaissance afite cyangwa se no kureba kure kwiwe cyangwa hafi kwiwe sinabyitaho cyane gusa GALAS afite impamvu yabikoze kurikiye wenda amateka yiwe ukuntu byagenze aja Kinshasa akavayo jewe mbona ahubwo iyo ataririmba niyo byari kugenda nabi jewe buriya buryo nabonye ari nka protection y'ubwirenze kuba yararirimbye kuruta guceceka. Wowe ubona ariyo protection cyangwa abandi babona ko ari ukwishyira mu kaga? Arishe mu kaga ubundi kubera ko hari amagambo yavuze aremereye hari abo yabatunza agatoki niko novuga urebye na social media ziwe aravuga ngo mahoro peace aragira ikinje nabonye aho yabujije yanditse ngo yabujije abajene batuye USA kuja mu nama yari yateguwe na mahoro peace ibintu nk'ibyo. Rero ibyo ngibyo jewe ko mbibona GALAS ntabwo ari umwana wo kuba yakwandika biriya kandi nkuko babivuga baramuhemukiye rero umuntu yagohemukiye nyine nawe uramwishura nyine uramwishura guhemuka iryinyo kurindi biriya nyine ni ukumena ipirawo umuceri hasi kabisa gusa nyine abantu bitwara bitandukanye arundi bari kwihangana undi we nyine zamufashe kuri yarabivuga kandi kibazo tugira nuko tutishira mu mwanya undi muntu ari nawe byabayeho wenda wewe wakora wenda birenze kuri nyamara ibuye rimaze kuboneka ntiri bari kikisha isuka ugomba nyine guprotege isuka yawe. Voilà nibyo navugaga
kuba yararirimbye biriya bintu ahubwo ni protection kuri we. Rero wewe ntiwoje aranga umujudging uko ubyumva, nafite uko abyumva n'abamugira inama wenda babonye ko ari byo bikwiriye ko yabikora. N'ubu ngubu ari kwandika igitabo kigiye gusohoka ejo bundi, nabonye na cover yacu yasohotse. Rero ni ibintu nyine yicari arategura, so umuntu wagiye guhubuka nyine ngahita bikora ako kanya. Ahubwo nje mba numva tugomba kuvuga, kubera ko iyo uvuze iteka ryose hari ibihinduka iyo umaze kuvuga, kubera ko ibintu byose bikorerwa mu bwihisho hari byinshi byangiriza. Rero nyine ababishoboye bagomba kuvuga. Abashoboye baravuga kabisa. Ubundi ikintu nyine kugira ngo gihinduke azavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Rero nimba abanyamurenge ari aho turwaye, umwe akavuga indwara kubera ko dushaka kumutera amabuye kandi dushaka gukira twese. Rero umuntu navuge undi azana ibitekerezo byiwe, noneho tupeze dufite capacity yo kwanaliza, wese arebe ahantu nyine biri gupfira, dushaka umuti twese hamwe. Yanjye nibyo nshobora kuvuga, ntagiye muri byinshi. Yego, biriya ni ibitekerezo bya GALAS, bidakuraho ibitekerezo byanyu. Ubifite nawe hazoje kuri social media, nyine niko bimeze. Nibyo navuze nibizakipasi. Voilà. Bandike muri comment bavuga ibyabo bashaka. Reka tugaruke kuri filime yanyu mwamutegura igiye kuja hanze vuba. Ubwo uduhaye igihe kingana iki? Twebwe abafana uko twapfuye. Sinzi igihe rero biravana n'igi kiganiro cyanye kigendera kuri YouTube. Gusa nta byumweru bibiri bishya cyangwa kimwe n'igice barababonye akantu gato nyine gatangira filime. Tuyitege kabisa. Vuba cyane, vuba kabisa, bitegura ibintu byiza. Tugiye kugira ku musazo w'ikiganiro cyacu. Urebye ubutaha tuzokorana ibiganiro byinshi kubera ko mufite ibikorwa byinshi imbere yanyu. Mwebwe ibikorwa byanyu nibyo biduheza ibikorwa, urumva turabategereje kabisa. Gira icyo ubwiye abakunzi ba USARIRE, abadukurikirana, dore ko ufite ibikorwa byinshi nyine nkuko twabivuze. Icyo nababwira nuko mbakunda kandi turi gukora ibintu byiza, bakomeza dusapotinga mu buryo bwose, baje kuri social media zacu badukurikirane, bamenye ibyo twadubakorera kandi USARIRE zabidufashamo. Turabakunda, murakoze. Turabakunda natwe.